Bakunzi b'urubuga rwacu urubanza intermedia, tubanje mbere na mbere kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Mwese tubateye yambo. Uyu munsi ikiganiro cyacu cyerekeye amakosa akomeje gukorwa na bamwe mu banyamakuru n'abitwara nkabo ku nkuru yitabwa muri yombi rya NDIMBATI. Ntabwo NDIMBATI turi bumwinjire cyane ngo twinjire muri detaye, turavuga gusa uko tumuzi. NDIMBATI ntabwo turi bwinjire cyane mu mibereho ye, mu buzima bwe bwite, mu bimureba. Icyo tuzi cyo nuko mwirangamimerere azwi ku izina rya Uwihoreye Jean Bosco. Akaba ari umunyarwenya wamenyekanye muri filime nyarwanda yitwa ya Papa Sava. Amakuru akomeje gucicikana ku binyamakuru, ku bitangazamakuru mu Rwanda bitandukanye n'ayagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, avuga ku itabwa muri yombi rya NDIMBATI ko ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu 2022 aribwo yatawe muri yombi nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry, akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Ntabwo nubwo tutajya muri byinshi, ariko turabanza tunarebe NDIMBATI yatawe muri yombi bigenze biti. NDIMBATI yatawe muri yombi nyuma y'ikiganiro cyatambutse ku rubuga Isimbi TV, aho umukobwa witwa Kabahizi Fridausi yavugaga ko yamusambanyije atarakwiza imyaka y'ubukure 18. Avuga ko yamusambanyije nyuma yo kumuha ibisindisha, akaza kwisanga baranye muri rogi ku Kivugiza. Uko kurana kwabo kukaba kwara vuyemo kumutera inda yavutsemo impanga. Noneho nyuma yo kubyara kwa NDIMBATI kwaramutererana, amutererana nabo bana. Iki kiganiro kimaze gutambuka ku Isimbi TV, nibwo NDIMBATI yatawe muri yombi. Ariko nanone nyuma haje gutambuka indi nkuru ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zisa n'izivuguruza zimwe mu nkuru zari zatangajwe ku Isimbi TV, kuko hari ibitangazamakuru, imbuga nkoranyambaga zavuze ko umuyobozi wa Transparency Rwanda Madame Ingabire Marie Immaculée afite amakuru yizewe ko Kabahizi Fridausi yatewe inda atari umwana. Nibyo ko nta mwana ucuka ku mubyeyi, ariko tuvuga umwana ahangaha ni umuntu utarakwiza imyaka 18 y'amavuko. Usanga icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa kandi gihanishwa ingingo 133 y'itegeko nimero 38/2018 ryo kwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano rusange. Ingingo yivuganisha ko hamijwe n'urukiko icyaha cyo gusambanya umwana ahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Ariko nanone twibukiranye ko ibihano byateganywaga mu gika cya gatatu n'icya gatanu cy'iyi ngingo cyatejwe agaciro n'urukiko rw'ikirenga mu rubanza LS agakoni inconsti agakoni SPEC 045 agakoni 2020 agakoni Supreme agakoni LS agakoni inconsti agakoni space agakoni space 0 agakoni 2020 agakoni Supreme rwacyo n'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2 2020, ndetse no mu rundi rubanza rwacyo n'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2019. Ahanini bitewe nuko izi ngingo ibibika byari binyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe muri 2015.
reka ntitubatindire turebere hamwe amakosa yakozwe na bamwe mu banyamakuru n'abitwara nkabo ku makuru yakomeje kuvugwa ku itabwa muri yombi rya NDIMBATI. Mu makosa agaragaye harimo kwirengagiza uburenganzira ukekwa gukora icyaha agira mu gihe cy'ikurikirana, kwiha ububasha ku mirimo badashinzwe, gushinja NDIMBATI icyaha cyo gusambanya umwana nta rubanza urukiko rutarakimuhamya, gushyira influence extérieure ku nzego z'ubutabera. Iyo tuvuga influence extérieure ngo ni nko gusunika cyangwa gutuma inzego zagendera ku mabwire arimo kuvugwa, gushyira hanze amashusho y'abana bakabayizi Fridaus na NDIMBATI nta bubasha ababikoze babiherewe. Usibye n'ibyo hari no gusebanya. Reka turebere hamwe kwirengagiza uburenganzira ukeka gukora icyaha agira mu gihe cy'ikurikirana. Mu rwego rw'amategeko, uburenganzira ku butabera buboneye buteganywa n'ingingo ya 29 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015. Ingingo yumvikanisha ko ukurikiranyweho icyaha afatwa nk'umwere kugeza urukiko rufite ububasha rumuhamije icyaha. Umunyamakuru yagakwiriye kumenya ko ubu burenganzira butavogerwa, kabone n'ubwo yaba yumvise ukurikiranyweho icyaha yemera ko yagikoze, kuko muri politiki byagaragaye ko umuntu ashobora kwemera icyaha bitewe n'inama yagiriwe cyangwa yigiriye kugira ngo yikure imbere y'ubutabera, cyangwa yibwira ko ari bwo buryo bwatuma yivana mu maso y'ubutabera cyangwa agabanyirizwa ibihano. Iyo mpamvu tuvuga ko kabone n'ubwo umuntu yaba yemereye icyaha, ntabwo umunyamakuru mu gihe urubanza rutaracibwa n'urukiko akwiriye gushingira ngo nuko numvishe ngo runaka yemera icyaha. Ashobora kwemera icyaha ataragikoze, ashobora kwemera icyaha hari abandi ashaka gukingira ikibaba ataragikoze. Urukiko rw'ikirenga mu rubanza RPAA 01/27 agakoni 11 agakoni CS rwaciye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2013 rwagize umuburanyi umwere ku cyaha yaburanaga yemera, rusanga ibikorwa avugaho yemeraga nk'icyaha bitagize icyaha. Urubanza ruhari warushaka yareba icyegeranyo cy'ibyemezo by'inkiko nimero 19 cyasohotse mu 2019, ruri ku rupapuro rwa gatatu kugera kuri rwa 13 muri icyo cyegeranyo. Reka turebe noneho kwiha ububasha ku mirimo abanyamakuru badashinzwe. Mu Rwanda bimaze kugaragara ko abanyamakuru benshi n'abitwara nk'abanyamakuru usanga ububasha badafite no kwivanga mu mirimo y'abandi. Benshi usanga bafata inkuru kimwe ntibite ku bibazo bagejejweho byakemurirwa mu muryango, ibyakemurwa n'abunzi, byakemurwa n'inkiko habanje iperereza. Ayo tuvuga ibyakemurwa n'inkiko habanje iperereza, tuvuga imanza nshinjabyaha aho habanza iperereza, hakabaho n'ibyakemurwa n'inkiko nta perereza ribanje gukorwa, imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Ubusanzwe ikirego cy'inshinjabyaha ni ikirego cyagakwiye kwitonderwa. Umunyamakuru ntabifate nk'urwenya yumvishije. Akwiye kumenya ko ari uwamuzaniye inkuru akeneye ubutabera, ariko nushyirwa mu majwi nawe ko hari uburenganzira afite butavogerwa. Sinyobe agaciro k'itangazamakuru, abanyamakuru ngenda n'abakunda cyane buri, ariko nanone nimube abanyamwuga. Tekereza ko mu gihe umuntu aje kugana wakabanje kumubaza impamvu atiyambaje
inzego z'ubuyobozi zifite mu nshingano zabwo gukemura ibibazo akubwira. Undi umunyamakuru umaze kumva ikibazo uwaje amugana afite, yagakwiye kumuyobora mu gihe afite amakuru ahagije yamufasha. Yaba atayafite akiyambaza abandi barimo abaganga, abavuga, abatekinisiye, abayobozi mu nzego zitandukanye cyangwa abanyamakuru bagenzi be. Hanyuma akajya akurikirana uwari wamwiyambaje akora inkuru y'umuntu wize itangazamakuru koko, udashingiye ku marangamutima cyangwa udashingiye gushaka abasabu na views z'uwo mwanya. Urasanga umunyamakuru yigize umunyamategeko, umupolisi, umuribu, umushinjacyaha, mbese umutete. Mu minsi yashize nigeze kumva umunyamakuru ashingira inkuru ye ku ngingo z'itegeko zahinduwe. Ntabwo nihanganye, byandeye kumuhamagara mubwira ko izo ngingo zahinduwe, ariko ko bibaye byiza yazavuga inkuru ntakiremo ingingo z'amategeko, kuko atabazi amategeko yahinduwe ku munyamategeko w'umunyamwuga. Ni ikintu giteye isoni, kuko umunyamakuru iyo atangaje inkuru ntabwo aba yibwira wenyine, abatangariza abantu benshi batandukanye. Iyo rero avuze nk'amategeko yavanyweho cyangwa yahinduwe, aba biteye isoni. Ngarutse ku cyaha cyo gusambanya umwana Ndimbati yavuzweho, dukwiye kumenya ko gusambanya umwana ari icyaha cy'ubugome gisaba ikurikirana cyaha, ubushishozi, ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Abanyamakuru nge sinzi ikibazo bafite, niba ariko ntabwo nanone ari benshi, si bose, ntabwo navuga ngo generalize bose mbashyiramo agatebo kamwe, ariko benshi kimwe n'abitwara nk'abanyamakuru hari ikibazo mufite. Uyu munsi ku kijyanye n'icyaha cyo gusambanya umwana ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, baba abagabo cyangwa abagore, leta yashyizeho uburyo bwo kubafasha, ishyiraho ikigo Isange One Stop Center gifite uyu munsi amashami agera muri 50 akora mu bitaro bitandukanye, aho usanga muri buri karere hari atangirwa serivisi za Isange One Stop Center zirimo iziperereza, aho hagannye hasanga abakozi ba RIB, serivisi zo gufasha mu mitekerereze abahungabanyijwe, kuvura, gutanga ubujyanama, kwipimisha byemewe n'amategeko n'icumbi ry'agateganyo. None se kuri murashyira inkuru hariya wica iperereza utuma bafata umuntu kubagaho, cyose ntago hari uburyo yagakwiriye gukorwamo. Iki ni icyaha wagakwiriye guhitakaho ugira umuntu inama akajya ku iki kigo, azasanga abaganga bamufashe. Niba afite ihungabana, we nk'umunyamakuru aza kumufasha iki? Hari abantu babihemberwa bashyizweho hariya kugira bafashe abo bantu, waba murangiye bakamufasha. Abanyamakuru n'abitwara nk'abanyamakuru tuzirikane ko igikorwa cyose kigamije gushaka ibyaha, gukusanya ibimenyetso byaba ibishinja cyangwa ibishinjura, kimwe n'igikorwa kigamije gusuzuma niba ushinjwa agomba gukurikiranwa cyangwa kudakurikiranwa, afunze cyangwa adafunze, biri mu bubasha bw'inzego zishinzwe ikurikirana cyaha. Izo nzego nta zindi ni ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Ingingo ya 17 y'itegeko nimero 027/2019 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha iteganya ko iperereza rikorwa n'ubushinjacyaha bwifashishije ubugenzacyaha. Ubugenzacyaha bukora iperereza ry'ibanze bubyibwirije, buregewe cyangwa bubitegetswe n'ubushinjacyaha. Ese reka nk'umunyamakuru cyangwa uwitwara nkawe kwibariza, kiyo wumvise inkuru ugahita umera amababa ukaswe utanzitse, uhamagara umuntu ngo yisobanure ku byo bamuvuzeho, umva nta soni bwabyo biguteye?
ni iki uba ushingiyeho cyakwemeza ku buryo budashidikanywaho ko wakuzaniye inkuru atakubeshya, ko wakuzaniye inkuru atibeshyera cyangwa atagamije gusenya, gusebya no guharabika uwavuga. Muvandimwe munyamakuru, menya ko guhata umuntu ibibazo ubwabyo birimo kumubangamira mu burenganzira bwe, kuko hari uburyo bwateganyijwe n'amategeko umuntu abazwamo naho abarizwa mu gitangazamakuru, si mu bunzi, si mu nama y'umuryango, si mu rukiko, si mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha. Jamani, tukubahane, tukubahe n'amategeko. Reka turebe irindi kosa. Gushinja Ndimbati icyaha cyo gusambanya umwana nta rukiko rurakimuhamya. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga nyuma yitabwa muri yombi rya Ndimbati, hari imbuga nkoranyambaga zamuhamije icyaha, zimwe zivuga ngo Ndimbati arakatiwe. Ababyeyi b'umwana bavuze byose, yarazi ko agiye gufungwa. Ahandi ngo Ndimbati yafunzwe na RIB gushaka gutoroka, uko yahohoteye umwana utaruzi imyaka y'ubukure. Hari umuntu washyizemo comment ndanamushima cyane, yaravuze ngo yanenze iyo nkuru avuga ati ariko se nk'ubo ibyo muvuze na title y'ikiganiro bihuriye he koko? Namwe mubeshya abantu mugamije inyungu z'ababareba, muba mukwiye guhanwa. Ubu se ababyeyi b'umwana bari he koko? Abemeje imyaka y'ubukure bw'uriya mukobwa ni bandi? Muyikuye he ko ntawemeje niba yarakiri umwana? Mujye muvuga ibihwanye n'ibyo mwanditse. Mu by'ukuri iyo twitegereje dusanga abasohoye inkuru zishinja Ndimbati nta rukiko ruramuhamya icyaha, dusanga barabikoze bagamije gushaka abasabu na views gusa. Ibi babikora birengagije bwa burenganzira Ndimbati afite bwo kwitwa umwere mu gihe cyose urukiko rutaramuhamya icyaha uyu munsi akurikiranyweho. Dusanga ari ibinyamakuru byarengereye, ndetse ikibabaje kurushaho bamwe mu batanze ibiganiro biyita bapasitoro. Birababaje, murimo murasebya abapasitoro bagenzi banyu n'ubupasitoro bwanyu. Pasitoro, katurebe irindi kosa: gushyira influence ku nzego z'ubutabera. Ingingo ya 67 y'itegeko nimero 027/2019 cyo kwa 19 z'ukwezi kwa 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, iteganya ko mu gihe cy'iperereza niyo haba hari impamvu zikomeye zo gucyaha ko umuntu yakoze icyaha cyangwa ko yagerageje kugikora, umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha bashobora kutamufunga bakamutegeka ibyo agomba kubahiriza. Iyo umuntu yanditse inkuru ivuga ko umuntu ukekwaho gukora icyaha yaragiye gutoroka kandi atari byo abeshya, amenye ko yari amagambo atuma umugenzacyaha wasomye iriya nkuru kimwe n'umushinjacyaha cyangwa umucamanza wayisomye afunga ukurikiranyweho icyaha, wenda bitari ngombwa ashingiye kuri ya magambo. Ibyo bigakorwa bibangamira ihame ry'uko ukekwaho icyaha akurikiranwa hadafunze, akaba yagira ibyo ategekwa kubahiriza, birimo kuba atarenga imbibi runaka, kuba yatanga ingwate n'ibindi bitandukanye yategekwa kugira ngo ubutabera bujye bumubona igihe bumukeneye. Ikosa rya gatanu hari gushyira hanze amashusho y'abana bakabayizi na Ndimbati. Gwe munyamakuru ifata abana kuri yo kabashyira mu bitangazamakuru, bari abana bigize bakwemerera cyangwa bagira ubushake bwo kwemera ko ubafotora ukabashyira mu bitangazamakuru. Amashusho y'aba bana ntabwo agakwiriye gushyirwa mu itangazamakuru. Kabayizi Fridaus kuba yaremeye kujya mu itangazamakuru n'umuntu mukuru, ibyamubaho byose afite ko yakwirwariza cyangwa yakwirwanaho. Cyabaje niba ari abana kuko nyina yabazana, hako nyina ntabwo yababyaye wenyine, yabyaranye na Ndimbati, kandi uriya Ndimbati ntabwo yakwemera ko abana babazana mu itangazamakuru. Abana ubwabo ku burenganzira bwabo, ku burenganzira bw'umwana, ishusho yabo
imaje ikwiriye kubahwa no kurengerwa, ko iyi nkuru ibikozwe gutya ni inkuru ishobora kuzabagiraho ingaruka mu buzima bwabo mu gihe bazaba bakoze. Abanyamakuru mujye mubimenya, uburenganzira ku ishusho y'umuntu ni ntavogerwa, ntabwo ishusho y'umuntu ikwiriye gufatwa no gutuburwa nyiratabitangiye uburenganzira. Ababikoze mumenye ko NDIMBATI ashobora kuzayibarega mu nkiko nk'umubyeyi w'abana bafotowe atabishaka nabo batabigizemo uruhare. Hari no gusebanya. Ibitangazamakuru bitandukanye byavuze ko NDIMBATI nta ndezo yigeze atanga, ariko ku rundi ruhande wakumva abavuga ko bamubonaga azaniye uriya mugore ibyo kurya aho yamukodesherezaga, ugasanga bigaragara ko indezo yayitangaga. Ukurikije kandi abana uko bangana, itoto nyina afite, keretse agaragaje wenda ko hari undi muntu wari umutunze wundi, ariko abantu bagaragaye mu mbuga nkoranyambaga bavuze ko yamuhayiraga ndetse yamukodesherezaga. Uyu munyamakuru we uwabyaye akwiye kurera no gutanga indezo. Niko umuntu w'umugabo niko bikwiriye kugenda. Cyo ni ikintu umuntu w'umugabo adakwiriye guca ku ruhande. Ntutabikora abarengereye cyane, nta nubwo bakiri mu bagabo. Ariko nanone utabikoze ntabwo bijya kuregerwa mu itangazamakuru. Abantu bajye banajijuka bamenye nabo bavugira ibintu, nabo bajya kubariza ibintu. Indezo ishobora kuregerwa mu nama y'umuryango, umuryango bikarangira kandi kagitangwa mu gihe biraniranye bikajya mu bunzi. Ese wa munyamakuru mwibarize, wamagaye umuntu umubaza impamvu adatanga indezo, akubwira ngo iyo ndezo uyiwaje kubikubwira, uwo mwanya unagize umutima wo gufasha uwo muntu waje abikubwira, wazahora umufasha? Tugerageze gufasha abatugana. Umunyamakuru utanga inama, wereke umuntu ashobora kujya gukomanga akabaza ikibazo cye cyangwa atanga ikibazo cye, bashobora kumufasha. Naho bla 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 bla, ibyo ngibyo rwose ntabwo ntacyo bishobora kumara, usibye kwigwiriza babasabu baza views tukarimo tuvuga. Twubake igihugu, tureke indonke z'amafuti. Sabu na views tuzishake, tubishake, ariko twubaka igihugu cyacu, tunubaka abavandimwe bacu. Aya namwe mu makosa nabonye, ariko bitabuje ko n'uwabonye andi nawe ya comment akagaragaza, tukaba ikiganiro cyacu kirangiriye ahangaha. Waramutse utarakora subscribe cyangwa sabone, wabikora kugira ngo ujye mu ba mbere bakurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu ni ibiganiro byizewe biba byakorewe ubushakashatsi. Kora show usangize abakunzi n'inshuti ikiganiro, kora like mu gihe unyuzwe n'ibikubiye muri iki kiganiro, kora dislike mu gihe utanyuzwe n'ibikubiye muri iki kiganiro, tanga comment mu gihe ushaka kuduha inama cyangwa ufite igitekerezo ushaka gusangiza abandi. Ushobora no kufite ikibazo nabwo wabishyira muri comment. Ushobora no gushaka ko tuvugana, waduhamagara kuri 0788 8306 cyangwa kuri 07 80 40 80 40. Ushobora no kutwandikira email ku rubanza1@gmail.com cyangwa kuri kesiyango@gmail.com. Mwari kumwe na Maître Amani Jean de Dieu, mukunzi wanyu. Ciao.